Shalom shalom. Amazina yanjye ni Francis ZAHABU nkuko musanzwe mumenyereye. Twagarutse ni hano kuri channel yanyu ya Francis ZAHABU TV. Nta kindi rero tuganira, ni inkuru zitwubaka, ni inkuru zidusubizamo imbaraga, ni inkuru zidukundisha ibyo twiringiye, uwo twizeye. Nta kindi. Muri aka kanya rero ndagira ngo nkwakire nanone tubashe gusangira ijambo rishobora guhindura ubuzima bwawe, ijambo rishobora gutuma ureba ukanumva ibintu utarusanzwe ureba cyangwa ngo wumve, ndetse n'ibintu umutima wawe tugeze kwakira. Uyu munsi rero nakwifurije kugusangiza inkuru ngira ngo dusomane ariko wumve ubwiru bw'Imana. Iyi nkuru nituyirangiza uraza kubasha kumva yuko buri wese uri kuri iyi si, wowe njyewe, hari impamvu waremwe kandi hari impamvu ukwiye kugira icyo ukora kugira ngo utazagenda utakirangije. Hari impamvu ukwiye gusenga Imana, ukayisenga mu kuri no mu mwuka. Hari impamvu ukwiye ugakora ukoresheje ingufu, ugashyira imbaraga mu bintu bigufitiye umumaro kugira ngo igihe nikigera utazagenda usubiranyeyo ya Imana yaguhaye, n'iki Imana yakuremeye. Reka dusome ino nkuru, iraza kugufasha. Ni muri uru rwego nawe nurangiza uratangira wumva unyoteye kuzajya usoma inkuru za Bibiliya. Imana iduhana umugisha. Ngiye rero kugusomera inkuru yo muri Yohana igice cya 4 cya Bibiliya, umurongo wa mbere. Turahera ku murongo wa mbere. Imana iduhana umugisha. Utega amatwi tugendane. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana, ngo icyakora Yesu bwe siwe wabatizaga ahubwo ni abigishwa be. Nicyo cyatumye ava Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, ko uri Umuyuda nkaba Umusamariyakazi urasaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko Abayuda baninaga Abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wafukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, makuru y'ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri.
umugore aramubwira ati databuja menye yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza, ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati ninjye tuvugana. Uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa nuko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagire umubaza ati urashaka iki, cyangwa ati niki gitumye uvugana nawe. Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Bava mu mudugudu ngo baze aho ari. Batarahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha akira ufungure. Arababwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese nimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira nimwubure amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe. Umusaruzi ahabwe ibihembo, ateranirize imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezeranwe. Kuko iri jambo ari ry'ukuri ngo habiba umwe hagasarura undi. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta abambere, kuko biyumviye ijambo rye. Maze babwira uwo mugore bati noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Iyo minsi 2 ishize avayo ajya i Galilaya, kuko Yesu yahamije yuko umuhanuzi atagira icyubahiro mu gihugu cy'iwabo. Ageze i Galilaya, abanyagalilaya baramwakira, kuko yabonye ibyo yakoreye i Yerusalemu byose mu minsi mikuru, kuko muri iyo minsi nabo bari bagiyeyo. Imana iduhana umugisha ku ijambo ryayo. Ni iyi nkuru wowe ushobora kuyumva nk'inkuru, ariko yabivuze neza. Yavuze ngo mva amagusubiriremo wumve ko nakomeye, ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Iyi nkuru isobanuye byose. Hari naho yavuze ngo wa mugore wowe ngusabye amazi yawe amara inyota y'umubiri, ariko
njyewe unsabye amazi nshobora kuguha ubashije kunsobanukirwa, nshobora kuguha amazi utazongera kugira inyota ukundi, ngo amazi yahindukamo isoko idudubiza, amazi yakugeza mu gushira inyota by'ubugingo buhoraho. Ndakwinginze ngo dukunde ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana koko riduhindukira ubuzima, duhinduke amasoko adudubiza, tugire kamere y'umwami wacu Yesu Kristo. Nzakomeza kugusomera izi nkuru ziri muri iki gitabo tumenyeshwa amakuru tutigeze kumenya, hanyuma twayamenya akaduhindukira ubugingo, akaduhindukira ubuzima, akaduhindukira kwizera Imana by'ukuri. Shalom shalom.